nitugufata tuzagukona. Kamubwira none n'ibyiki nyeneye nzongera kubona nagushyize stati agushatse n'ukuri mwareka no guhuza kuko ngiye biramba. None se kariwe wansize stati njye namushyizeho umugozi nga posting wasanga nyine bawe musabye kugira ngo andakaze ariko nyine mwarayobye nge nawe njya mfa kurakara ariko icyo mubwiye ni kimwe natazongera kukubona na muhungu tukabipfa. Muhungu se wawe waramubyaye umusaza wawe sawa ubundi sibonye posting undi wo ntago uvuga uti ntago biri muri reka mbije mu nakirimo sawa uraho washyushye washikoye ngo uriya muhungu nuwanje njye nyine na wundi tumufatanyije none agashinze nkawe ako se mubaze wamenyereye wavuze wahuraguye amagambo nakwihoreye ubundi uriya muhungu kakunda jewe rwose ko nawe wibonye kwa posting iki kibazo none se nka wibonye ya posting wo ntago posting utekereza iki ubundi ubwo nta kintu wumva okay nakomeza wabambaye ugende wishyire ngo baguhojeje ku mastati ngo baragukunda abo bakunda barahari sheri icyo ngiye wanze ni yasesemi we nari ntibagende baguhaze ku mastati abakunda turahari sheri akumana nimba ko mwiyemeye mufite mutana n'ibyo mwiyemerana sibyo wose wiyemerana ufite iki gituma wiyemera ku bantu reba sheri nawe turebe reba nyine se ko ufite ibi ngibi kuki nge banza kuki ataguma kuri we ngo amese kamwe avuga uti nyine ufite taye ukeye neza foza wumva ko bizi nyine kuki yaje iwanjye nyine abaje kuguhereza reka guhereza n'abayavuze noneho uzakanu se apostinga avuga kuri mushikiwe nashaka avuga ko ndi iki ariko akiraho ibaza nako gatima ko kuvuga ngo reka mushyireho kandi uba wiyemeye niyemera here wasanga nawe kuzanyanga nyine nicyo reka mwiyemere ubwire ubwo buteshwa narinje guhura nawe nta nubwo bikureba reka nkubwire ninzongera kubabonana nzakurogesha kugenda unuka indagara kandi uzabibona rwose byagaragaraga kuri umuntu wowe ndoga uzabireba uzahurira ikibungo cyangwa Tanzania abona ni nyombi gusa kagenda kanitse ububuno butanashinga wose wantwara iki warayobye ashasheri nukuri rwose unkoreye umunsi nubwo ubona nyine nakwirengagije ariko nyine ubutaha uzongera iminota ariko sheri nawe rero ngende burananga abantu batanyurwa kunyurwa nanyuzwe kuko nyine ninjye nakwiyamagariye ngo uze tugire utuntu twikorera ese buriya minota ntabwo ihagije koko ntabwo ari cyane rwose ujye ugabanya pe wongereho indi minota abakobwa ntabwo mushima nese reka nkubaze sibyo nakoze umugongo uracikiye icyunzwe cyataka amazi yanshize mu mubiri none koko nabyo ntubishimye kuba nagushimye n'undi no kubikubwira ariko kuba nakwiyamagara ukanyemerera kuza wakoze pe ariko ongera iminota wongere n'imbaraga mu bintu ukora sibyo si ibintu byumvikana wayivurega nta kintu utavuze n'ubundi icyo ushaka kuvuga nuko nakoze ubusanye wowe ntabwo wakoze ngo ngera iminota mu bintu ukora ngo nshyiramo agatege gusa nicyo ubutavuze niba ugiye ku muntu ukigirishwa gutya ukigishwa umenye ko nyine turakundana ni nk'aho ari ubuntu wikubita cyane umuntu yumva uko abaye ariko se uragenda kwigishwa gutya ubwo urumva koko ibintu byavamo gute huye rwose sheri rwose gabanya ko bavuga ngo urumva ngo ibyihuse bibyara ibiboze niba ari ibiboze niba ari ibihumye rero ibintu bikozwe vuba nta buziranenge biba bifite buramba ngira ngo uryohereze ariko ikibazo cyawe ukunda ibintu byihuta ubwo ngubwo nyine ubutaha uzongeza sibyo reka nigendere ndumva utangiye no kunjagaraza se sheri nanone wirakara rwose we niba umuntu avuye kugukorera serivisi yimazemo imbaraga akoze icyaha imbere y'Imana ariko wowe ibaze mba nigomwe nkaza hano iwanyu ngaho itekereza nk'iwanyu bansanze hano umva agaciro mba naguhaye we warangiza ukavuga ko nakoze ubusa ntabwo wakoze ubusa ariko nyine wowe ugiye ikibazo cyawe ugira gahoro kandi ngewe amacaka yihuta ariko wowe uragenda ukagira gahoro nese ubwo icyo bishatse kumvikanisha ntacyumvishe unca inyuma sha oya nanone naguca inyuma kandi niba uvuze ngo ukunda ibintu byihuta uko nguko
njye nkaba wenda nikorera muri silence sinjya mbireba ku bandi ko babikora bihuse abandi bahe njya mbibona muri telefone mani nese niba mbona bibyihuta nkavuga ati nanjye nibyo nshaka ko shira wanjye zankorera noneho waza nkabona utangiye kwigishwa gutya urumva ko sibyo urabizi ndagukunda sibyo nyine urabizi ndagukunda nyakureka tubyoroshye sibyo guhera uyu munsi kugeza iteka ryose mu gihe ukifitemo ubwo buraya nomero yanjye sibe ntuzongere kumpamagara wanshinze ngo iki sheri nese uragiye nese usheri ubu dupfuye iki ko hano rero aho twabonera moto bisigaye bigoye kabisa turazamuka ruguru ku muhanda oya hano turayibona ndabizi ko wagenda wagira ntacyo urashaka kukubwira sheri ndabizi ndagukunda ariko banza ukore hano nubwo unanutse uryoshye kubi mbere ko buri abantu bananutse nta kintu kiba kirimo nyine buriya imwe izumye n'imwe mbisi ntabwo byakakira cyahora ryoshye pe uzushatse kuvuga nshatse kuvuga ko nyine ushaka gukunda umuntu munini ugasanga mu buriri nta kirimo ariko wakunda nkanjye umva ugasanga ni wanene uraryoshye pe urakoze nyine ariko nyine nubwo uryoshye akantu ushaka kubwira sibyo ndabona igihe tumaranye urakizi ntabwo ari gitoya pe sibyo buriya nubwo nyine uryoshye sibyo ariko ntabwo uri umuntu sibyo umuntu ashobora kugenda nka muperezante mu bantu kubera nyine nta nyashi ntaki gusa n'ubabari bagira ngo tuganire nk'abantu bakundana buriya nyine nimwe bavuga ngo sibyo umuntu ukunda umubwiza ukuri rero kugira ngo umubeshye ejo uzasanga naguciye inyuma narabikubwiye nibwo naba nkoze amakosa icyiza nuko nakubwiza ukuri ukaba ubizi sibyo umaze kuryamana nanjye nyuma nibwo ubonye ko nanutse mbere hose utari wabibona oya nyine icyiza ko ndetse sinakubwiye ko uryoshye kuki sinabikubwiye ko waryoheye pe ariko nyine ako kantu nako gatekerezeho bivuze ngo urijuse urantaye oya ntabwo ari icyo nshatse kuvuga ushatse kuvuga iki nukumva ibintu nabi sibyo ngewe wenda nagira ngo sibyo tube dufashe konje y'akanya gatoya ikindi ubanze wiyiteho akabuno nyine kamara kuza ubona nyine akabuno kaje n'akabere kahagaze gutya uzambwira ati sheri wanjye imiterere yaje garuka nubwo nanutse ntabwo nteye nabi oya nyine ndabizi nubwo nanutse ntabwo nteye nabi rero n'ikindi gihe no kandi ndabizi uteye neza uranaryoshye ariko ntawe urabyumva yaba ndyoshye ntabwo umbwiye ayo magambo yaba ndyoshye ntabwo umbwiye ayo magambo wamaze kuryamana nanjye none nyuma y'ibintu byose dukoze ubonye ko nanutse mbere hose se warebaga he bimwe bavuga sibyo bavuga iki ukuri nyine kuri guca mu ziko ni guki kuba nkubwije ukuri ntabwo byatuma urakara sibyo mbere hose uko kuri ntabwo wari ukuzi oya neza ubu serivisi nyine twakoze nagira ngo mbanze nestinge numva itandukaniro ry'umuntu ubyibushye n'unanutse ariko nasanze umeze neza ninjye watesitingiragaho ni njyewe nyine nubyumve nawe se sinabikubwira ok wakoze mva imbere ese ugiye nagufatiye moto ok sawa wiyiteho ubwo uraducitse nitugufata tuzagukora